Ngiye kubagezaho umuhanzi w'umunsi, amateka ye n'indirimbo yakoze. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero nkaba ngiye kubagezaho umuhanzi w'umunsi bita Bwiza. Ni umuhanzi waciye ibintu akaba aririmba injyana ya R&B, akaba yarigaruriye imitima ya benshi cyane. Bwiza akaba yaratangiye gukoresha urubuga nka YouTube ku itariki 29 z'ukwa mbere 2019. Ngerageje ku makuru nagerageje gukusanya mu mwaka wa 2019 nibwo abantu benshi babaye abahanzi nagiye ngaruka ku mateka yabo benshi bagiye batangira mu mwaka wa 2019. Icyo gihe covid nibwo yaje guma mu rugo itangira guca ibintu abantu babura icyo gukora, nibwo batangiye gukoresha ibitekerezo byo bita mental work. Abahanzi b'ubu ngubu benshi cyane batangiye muri 2019. Bwiza akaba afite abantu bamukurikirana cyangwa se aba subscribers bangana n'ibihumbi 283. Akaba amaze kurugeza ku rubuga nka YouTube indirimbo zingana na 56, ubwo ni video 56 amaze ku uploadinga cyangwa se kugeza ku rubuga nka YouTube. Bwiza akaba amaze kurebwa cyangwa se total views abantu bamaze kumureba, igiteranyo cy'abantu bamaze kumureba ni 23,000,000. Bwiza ngiye kubagezaho zimwe mu mbuga nkoranyambaga akoresha hazamo Twitter, Facebook, Instagram na TikTok. Ngiye kubagezaho zimwe mu ndirimbo za Bwiza. Abafana be bose aho muri hose ndabasuhuje, Nyagasani nakomeza abaho umugisha utagabanyije. Ngiye kubibutsa zimwe mu ndirimbo umuhanzi wanyu yagiye akora. Haza indirimbo ya mbere ahazaza, hakaza ugera, hakaza available, hakaza yiwe, hakaza hello, hakaza my lady, hakaza wibesa, hakaza dumi, hakaza ready, hakaza exchange, hakaza warubizi, hakaza amano, hakaza sutra, hakaza painkiller, hakaza dumi, hakaza mahitamo, hakaza mutima, n'izindi ariko nagerageje kubakusanyiriza indirimbo. Izindi video ni video yagiye akora yasohotse cyangwa se ntabwo ari indirimbo. Mwakoze cyane abakomeje kureba iyi video. Uramenye niba uhageze utagenda utavuze umeze nka cya kinyoni cyagiye kitavutse, bitigishwe niba wahageze kora subscribe, sabone cyangwa share cyangwa se partage, like, comment. Ibyifuzo n'ibitekerezo ni ingenzi nk'uko bisanzwe hano twigisha icyongereza ku buntu, feel free, nta kiguzi. Hano twamamariza ubuntu, ukeneye kwamamaza twandikire tukwamamarize muri comment muri video ikurikiraho. Hano tubagezaho amakuru yo ku isi yose, cyane cyane intambara zibera mu bihugu bya Afurika, politike na diplomasi, indirimbo nshya. Wajya kureba indirimbo ya Clarisse Karasira yasohotse mu minsi mike yise Icyimbo, cyangwa se ya King James yise Ride or Die, hakaza n'iya Airtelwise yise Katira, n'iya Aline Sano yise Tamusana. Izo ni indirimbo zisohotse vuba, wagenda ukareba niba utarazibona nawe ukiyumvira. Nkuko nagiye mbabwira, Bwiza ni umuhanzi witabiriye MTN Taha Iwacu Muzika. Iki ni ibitaramo yagiye yitabira kenshi cyane. Ni umuhanzi ukomeje kugenda akora ibintu bitandukanye cyane, amaze guhabwa ibihembo byinshi. Muri ibihembo bya YouTube akaba yarabyakiriye umuhanzi. YouTube ihita guhemba ibihembo, ibyo yarabyakiriye nk'umuhanzi ufite ibihumbi 283. Akaba amaze kurebwa na 23,000,000. Ni umukobwa ukizamuka neza mu muziki cyane cyane.